Reka twongere tubashimire kandi twongere tubabwire ko tunyuzwe cyane n'ibikorwa byanyu ko bije nuko bukeye. Imana ibagwizeho imigisha n'ibindi byose mwifuza gutunga. Uyu mugoroba ntabwo dutinda cyane, reka dukubite twanzura twigire mu makuru yacu aturutse mu gihugu cy'Ubugande, aho habonetse inkuru idasanzwe utuntu n'utundi. Uyu munsi noneho ngiye kubabwira amakuru nyayo, amakuru agezweho, amakuru asohotse none, aho ibintu bikomeye cyane gukomeza kuba ibibazo hirya no hino mu ngo ndetse no hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi turababwira umukobwa wishe umuhungu amuri hejuru amurongora, dore ko uwo mukobwa yari amaze iminsi yitegera abasore batandukanye. Umusore ngo yagiye hejuru ngo aripyinapyina birangira umwuka ushizemo. Aya makuru mwategura gamiye kugezwaho na Ildefonse Habimana, ndabasuhuje. Abanyarwanda nkunda cyane, dore ko ariho nkomoka baciye umugani mwiza ngo akaryoshye nigahora mwitama. Umuhungu yarakugendeye ajya iwabo w'umukobwa, dore ko ari byiza bya bibero, yirwaga abereka ko ari we mwiza kurusha abandi bose, dore ko akazi ke n'ubundi mu bisanzwe ari ukwicuruza, nk'uko imyuga myinshi y'abakobwa hanze aha ngaha irimo isohoka hanze. Abakobwa benshi batunzwe n'uwo mwuga hirya no hino mu bihugu bitandukanye, bafite imirimo myinshi bagenda bakora, ariko cyangwa se bagiye basiga gukora bakayireka bakajyamo kwishingira hirya no hino umwuga wabo wo gucuruza umubiri. Uyu ni umukobwa witwa Jennifer, dore ko yari amaze iminsi ari aho ngaho arimo ahararanye n'umusore, yaramwitaga inshuti n'inshuti, biza kurangira batangiye kugera ku kigero cyo kuryamana. Ntabwo byagarukiye aho ngaho. Jennifer yaje kubwira ko uwo musore nubwo yari umusore nta kintu yamumarira, dore ko iyo bahuye baryamye abasa nk'ukina n'umwana. Umuhungu yagize umujinya, mu kugira umujinya aragenda agisha inama bagenzi be. Amaje kugisha inama bagenzi be bamubwira uburyo azabigenza, ko bisaba gushaka imiti kabuhariwe, ibinini bitera imbaraga ku bagabo. Umusore arakugenda yakuzaniye ikinini, arakinyugusa arakiriye, dore ko yafashe umwanzuro wo kujya kwemeza umukobwa. Uyu mukobwa amwe mu mateka ye nubwo tutayavuze, Jennifer ni umukobwa umaze igihe kinini akora umwuga w'ubucuruzi ari muri Masisi. Ubwo ngubwo uwo mukobwa rero uko yari amaze cyangwa se uburyo ateye, ni umukobwa uryamana n'abagabo benshi cyane, ariko bagataha abagaye cyane. Yavuze ko kuva yaryamana n'abagabo, amaje kuryamana n'abagabo barenze 100, ariko nta n'umwe uramushimisha. Dore ngo yahuye n'umusore rero ngo ni mashuti barakungitse, dore ko ari umukobwa w'uburanga umurebeye inyuma, ariko utamenye ikiri imbere mu mutima wiwe. Iyi nkuru mbagezaho uyu munsi ni umunsi wo gushyingura nyakwigendera Katushabe Joseph. Yari amaze igihe kinini rwose arimo agisha inama bagenzi be hirya no hino, dore ko Joseph yari amaze igihe kinini cyane areba amafilime y'urukozasoni kugira ngo yige sisiteme abagabo bakoresha kugira ngo bemeze abagore cyangwa se bahahagize abagore bumve ko babemeje. Uyu Joseph rero nyuma y'uko amaje kureba amafilime atandukanye hirya no hino abakunda kwita utunyamerika, yafashe umwanzuro wo kujya ku rugamba, afata umwanzuro wo kurwambarira, ariko agirwa inama y'uko ikizamutera akanyabugabo ari ikinini gikomeye cyane giha imbaraga abagabo. Joseph arakugende nk'uko bisanzwe, abyutse igitondo cya kare, arakugenda yagiye iwabo w'umukobwa, baratetse, barariye, bararya, bararyamye, batangiye kwicundeba bya bindi byabo. Ikibabaje kurusha ibindi, ngo uyu muhungu arihatahata ngo birangira umwuka ushizemo. Ni inkuru ibabaje cyane, dore ko igihe cyose yabaga atangiye kubira ibyunzwe, umukobwa yamubwiraga ko nta hantu arageza. Umuhungu yakwihinahina, yakwishyiramo imbaraga zose, umukobwa akamubwira ko asa nk'umuntu uri kumushima hanze. Dore ko umuhungu rero yagezeho atangira kwitunatuna, izo mu bwonko ziraza, imbaraga zo mu maso nazo azishyiramo, iz'umugongo n'izahe zose atangira kuzihuriza mu bwonko, birangira imbaraga zimushizemo, birangira umutima uhagaze. Nguko uko Joseph yaguye hejuru y'umukobwa, dore ko uyu Joseph yari afite imyaka 17, umukobwa afite imyaka 25, ariko umukobwa mu kuganiriza ikinyamakuru yatangaje ko we mu buzima bwe nta muntu uramwemeza. Impamvu aka gahungu
kashatse kunyemeza, nkabwira ko mu buzima bwanjye nta muntu uranyemeza. Sinamubwiye umubare w'abantu banyuze uruhande, ariko namubwiye ko mu buzima bwanjye nta muntu wanyemeza. Ambwira ko icyo kizamini yagitsinda mu bintu byoroshye. Ati kandi umunsi yanyemeje nzamusaba imbabazi. Namubwiye ko umunsi namusabye imbabazi nzamuha inka yanjye y'amayenjiri iwacu. Ariko nibwo yatangiye gushakisha uburyo atangira kuza ankunda, ariko none birangiye apfuye. Si uyu wa mbere upfuye, kuko nzi neza ko hari n'abandi bazamukurikira, kuko abagerageza kunyemeza akenshi bahasiga ubuzima. Hari abagabo nzi bataye ingo zabo bariruka bitewe nuko bananiwe gukora ibyo nabasabye, cyangwa se bitewe nuko nababwiye ko nta bugabo bafite, batangira kugenda biyita imbwa, batangira kugenda bamuka, benshi barasaze biruka ku misozi. None uyu nawe aguye hejuru y'umubiri wanjye. Umubiri wanjye bawita rukuruzi. Ngayo amakuru umukobwa yagerageje kudutangariza. Njyewe waruri mu kirere ndeba ibyabaye hirya no hino, nsoma ibiri gusohoka ku binyamakuru hirya no hino. Nyimara gufata iyi nkuru uko yagenze, nanyarukiye aho ngaho muri Uganda Toro, maje kuhagera ndeba uko byagenze, maje kuhareba uko byagenze nuko kuganira n'uyu mukobwa. Ariko mu magambo ye nanjye uburyo namurebaga, nasanze ko kari ikirumira habiri. Ndabashimiye basore murarye muri menge bari hirya no hino ku muri iyi migabane yacu. Wa mugabo we, wa musore we, nushaka unyurwe n'ukuri, umunota wawe Imana yaguhaye, niba utawugeza niba utawurenza, niba ari iminota 10 niba ari iminota 30, ni wifuza kurenza iminota cyangwa se gukora iyo bwabaga ngo wemeze umuntu, hari igihe uzashiduka nawe uhataye ubuzima. Ndabashimiye.